kuko imbaraga z'umwuka wera zituma hari ibintu muri wowe utinyuka. Imbaraga z'umwuka wera zituma utinyuka inzara, ugatinyuka ingorane, ugatinyuka agahinda, ugatinyuka ibyo byago byose bitewe n'imbaraga z'umwuka wera. Ntatinya nk'inzara. Abakozi b'Imana bavuze bakubitwa ibiboko, ibibuno byabo biratoha, ariko kuko imbaraga z'umwuka wera barakomeza bahamya Yesu. Iyerekwa TV. Muraho neza? Reka mvuge ngo mwese muraho bavandimwe inshuti dukunda guhurira ku Iyerekwa TV. Ndabasuje mu izina rya Yesu. Mwongeye kuvugana n'umukozi w'Imana Prophete Gatsima Niyongira Anastase, umugabo umwe mu bantu Imana yazawe cyangwa se Imana yakuye kure cyane muri iyi minsi ya none. Twongeye kugaruka rero n'ubundi ku Iyerekwa TV. Dufite byinshi byo gukora cyane mu murimo w'Imana, ubuhamya, ijambo. Nongere mvuge ngo utarakora subscribe, wowe utarakora share, gerageza ubikore kugira ngo ubutumwa bwiza bugere no ku bandi. Share yawe ni ingirakamaro, subscribe yawe ni umurimo ukomeye cyane ubuduteye inkunga. Ngira ngo ubwashize twaganiye ku mbaraga z'umwuka wera cyangwa se akamaro ka mwuka wera. Ngira ngo twaganiye mwuka wera icyo ashinzwe. Naho ngaho twaganiye rero ikindi gice cya kabiri cy'ijambo ry'Imana, imbaraga z'umwuka wera, nkuko ninabibasezeranyije ko tuzakora ikindi gice cyo ku mbaraga z'umwuka wera tukabiganiraho. Imana yo mu ijuru ishimwe. Ubwashize ari ijambo ryiza ndababwira ngo mwuka wera ni ikinya. Mwuka wera ni ikinya. Burya narababwiye ngo iyi si irimo iratubaga nta kinya, ariko umuntu Yesu yateye ikinya bita kwihangana. Uwo ngo ni uzanisha urugamba, uwo ngo ni uzabasha kuba muri urugendo rw'iyi si, kuko ibitubabaza byo ni byinshi. Burya uzarebe y'umuntu arimo abarwa nta kinya, cyangwa se abantu bigeze kubarwaho kera nta kinya babateye, murabizi ukuntu byagendaga, umuntu arababara cyane. Ariko Yesu niwe kinya, kandi mwuka wera ni ikinya. Araza akaguhumuriza, akakuganiriza, ukumva wongeye kunezerwa. Niko kamaro ka mwuka wera, nkuko atanga ibyishimo muri wowe, agatanga umunezero muri wowe. Cyane aho umuntu yabuze umunezero, cyane aho umuntu yabuze amahoro, mwuka wera kaza kamuganiriza. Umuntu wuzuye mwuka wera burya hari ibintu bimuranga, hari ibintu bigaragara muri we. Hari ibintu bigaragara muri we. Buriya hari ijambo Yesaya yavuze 57 rivuga ngo kuko umwami Imana izantabara nicyo gituma ntamwara. Ntabwo ijambo rivuga nta mwuka wera ufite muri wowe. Pawulo abivuga neza ngo bene ibyo byiringiro ntabwo bidukoze isoni. Imana ishimwe rero. Rero aho mwuka wera yageze burya umuntu arangwa n'ibyishimo. Munyemerero uyu munsi dusoma ijambo ry'Imana n'ubundi dusanga mu byakozwe n'intumwa ibice byaho 2. Turashaka kuganira kuri izi ntumwa 12, 11 uko zagenderewe na mwuka wera. Umurongo wa mbere umutwe w'ijambo aravuze ngo uko mwuka wera yamanukiye intumwa. Ku murongo wa mbere avuze ngo umunsi wa Pentecote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. Nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru, umeze nk'umuyaga uhuha cyane, ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriri. Ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi kuko umwuka wera yabahaye kuzivuga. Muri Yerusalemu habaga abayuda b'abaturage b'abanyadini baturutse mu mahanga yose ari munsi y'ijuru. Uwo muriri ubaye, abantu benshi baraterana, batangazwa nuko umuntu wese yumvise babandi bavuga ururimi rw'iwabo. Imana ishimwe. Izi ni intumwa za Yesu. Izi ni intumwa za Yesu zari zateraniye hamwe mu murwa Yerusalemu ubwo Yesu yari amaze kuba yava mu isi, ubwo yari amaze gutumbagira bose bamureba. Hari igihe kizagira Yesu agatumbagira twese hari igihe kizagira Yesu akongera akagaruka ku bicu nkuko yatumbagiye tumureba, akongera kuza ku bicu turimo tumurebesha amaso yacu. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Rero izi ntumwa
harimo ba Petero, ba Yohana, ba Yakobo, ba Andreya n'abandi bose. Iri torero Yesu yarisigiye umuntu bitaga Petero, kuko Petero yaramuhanuriye aramubwira ngo dore Petero nzakubaka itorero kandi ngo marembo y'ikuzimu nawe yazukuka. Iri torero ngo ntabwo uzasenyuka, iryo torero ntabwo rizasenyuka. Bivuze ngo Petero yari yahawe mission yo kuyobora itorero, ariko ntabwo ari yagahawe imbaraga z'umwuka wera. Ngo ahangaha bari bateraniye, ngo bari bicaye, ariko ngo ikintu cya mbere bari bahuje umutima bari bahuje n'uwuhe. Ubundi bano bagabo aho bari barishwe, bari bafite ikintu bita ubwoba muri bo. Bari bafite ubwoba kuko niba Yesu yari amaze kugenda, ari wari uyoboye urugamba, umuyobozi mukuru muri bo yari amaze kugenda, bari bafite ubwoba ko byanga byakunda abayuda bazabagirira nabi, Yerusalemu bakabagira nabi, yewe n'abagira iki bazabatera bakabagira nabi. Cyane cyane aho Yesu yagiye avuga ubutumwa, kuko ndagira mbabwire ngo abishe Yesu, abangaba bishe Yesu ni bamwe yahanuriye ababwira ubutumwa bwiza, ariko barangije baramubamba bamushyira ku musaraba. Ariko Yesu muri Yohana ibice byaho 14 uko twasomye 16, Yesu arangije abwira abigishwa be, arabwira ngo dore ngiye kugenda, ariko sinzabasiga mwenyine, ahubwo nzabasigira mwuka wera. Uwo ngo ni uzabayobora, azabamenyesha iby'ibyaha, azabayobora inzira gukiranuka. Arabwira ngo ntago mbasize nk'imfubyi. Imana ishimwe. Hanyuma rero nganga bari bicaye bahuje umutima, bicaye mu cyumba barimo basenga, ngo umuriro wavuye mu ijuru. Izi ni imbaraga barimo bahabwa, imbaraga z'umwuka wera. Bahabwa imbaraga ngo muri bo bavuga izindi ndimi, baratangira bavuga izindi ndimi, bavuga indimi zitandukanye, bavuga indimi z'abanyamahanga, bavuga indimi ntarondora kuri isi yarema. Imana ishimwe cyane kandi. Hanyuma bamaze kuzura mwuka wera, bahawe n'imbaraga, ngo Petero ngashira amanga. Petero avuga ijambo ryiza, aravuga ngo uwo mwishe mukabamba muri Yerusalemu, ijwi baragere bararyumva, ngo uwo mwishe mukabamba ni ukoze ibi ngibi, ntabwo yapfuye ahubwo aracyariho. Umuntu bita Petero atangira guhabwa imbaraga z'umwuka wera. Imana ishimwe. Ubundi iyo mwuka wera yageze ku muntu, umuntu atangira gushira amanga. Bavuga butumwa, bahanuzi, baririmbyi, batambyi, mwese twongere tubwire Imana tugarukeho itwuzuza imbaraga z'umwuka wera, kuko imbaraga z'umwuka wera zituma hari ibintu muri wowe utinyuka. Imbaraga z'umwuka wera zituma utinyuka inzara, ugatinyuka ingorane, ugatinyuka agahinda, ugatinyuka ibyo byago byose bitewe n'imbaraga z'umwuka wera. Izi ntumwa rero zimaze kuzura mwuka wera, Yesu yagiye azigabanye mu bice bitandukanye ari mu bwami bwo mu ijuru, atangira kuzikoreramo. Aba ba Petero bavuze ubutumwa, bavuga ubutumwa Yopa, abantu barihana, bavuga ubutumwa ahantu hatandukanye. Aba bantu baragenda barihana, abantu barihanye baragenda bakora ibitangaza kubw'imbaraga z'umwuka wera bahawe. Hari abo bageze kuvuga ubutumwa bikabagora, baratukwa, baratotezwa, ariko kubera ko bari bahawe izindi imbaraga z'umwuka wera, kubera ko bari bahawe imbaraga zo gushira amanga, bavuze ubutumwa kandi ibintu bigenda neza, ntibituka kabaro kw'isi. Ba Yohana bavuze ubutumwa, ngira ngo murabizi. Petero na Yohana ubwo bavuze ubutumwa bagasanga ikirema cyari ku irembo bita ryiza, Yesu yasize ababwiye, arababwira ngo mwuka ngo izo mbaraga z'umwuka we nizibazamo, cyangwa se mufasha n'abazamo, muzabasha gukora ibiruta ibyo nakoze. Petero na Yohana bwa mbere bakora igitangaza, bazuriye umuntu ku irembo bita ryiza, nako bakijije ikirema ku irembo bita ryiza, bazura ikirema barakizura, ariko avuga ngo barakizuye, kuko no mu gihe cyarapfuye mu buryo bwo kumugara, cyari cyaramugaye, ariko kubw'imbaraga z'umwuka wera ngo kino kirema barakibwira ngo dutumbire. Cyo kibwira ko giye kubasaba amafaranga. Petero none barakibwira ngo nta mafaranga nta feza dufite, ariko dutumbire. Iki kirema baza gukora igitangaza gikomeye. Rero Imana imaze guhagurutsa Petero na Yohana kubw'imbaraga z'umwuka wera, bakiza ikirema. Imana imaze guhagurutsa Petero na Yohana kubw'imbaraga z'umwuka wera, bakiza ikirema ku irembo bita ryiza. Ibyo ni bitangaza bakoze. Ba Yohana murabizi ibyo bagiye bakora, ba Petero murabizi ibyo bagiye bakora, ba Yakobo murabizi ubutumwa bavuze, abo ba Paulo nabo bahawe imbaraga z'umwuka wera murabizi ibintu bagiye bakora, baragenda bamabaza ubutumwa, baragenda bakora ibitangaza kubw'imbaraga z'umwuka wera. Reka mvuge ngo rero Imana yo mu ijuru, Imana y'amahoro, yongere twuzuza imbaraga, dushira amanga tuvuga ubutumwa nk'uko biri. Imana twuzuza imbaraga z'umwuka wera, twongere guhanura bikunde,
Imana yo mu ijuru yongere twuzuza imbaraga z'umwuka wera, twongere kuvuga ubutumwa abantu bongere gukizwa. Kuko aba bagabo bakimara guhabwa imbaraga z'umwuka wera bahinduye isi, kandi bahinduza ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo. Bahinduye isi barayihinduye, ari nabwo butumwa na n'ubwo tukigendera. Turacyagendera ku nzandiko Paulo yanditse, turacyagendera ku bitangaza Petero yakoze, turacyagendera ku bitangaza ba Yohana bakoze. Izo ni imbaraga z'umwuka wera rero. Natwe rero muri isi ya none, muri iki kinyejana cya 21, Imana yongere twuzuza imbaraga z'umwuka wera, twongere duhanure, twongere tuvuge ubutumwa, tubuvuge dushize amanga. Kuko umuntu wahawe imbaraga z'umwuka wera ntatinya urugamba, ntatinya nk'inzara. Abakozi b'Imana bavuze bakubitwa ibiboko, ibibuno byabo biratoha, ariko ku imbaraga z'umwuka wera barakomeza bahamya Yesu. Bamwe muri bo baracuritswe ariko barakomeza baramuhamya, bamwe bapfuye urupfu rw'agashinyaguro ariko barakomeza baramuhamya, no mu gupfa kwabo ku munota wa nyuma bakomeje kumuhamya kubw'imbaraga z'iki z'umwuka wera. Reka mvuge ngo rero wowe utarakora n'ubundi subscribe kubw'ijambo ry'Imana, rikore niba rikunejeje kandi urugendo urugeze no ku bandi. Ubwo butumwa ugende ugeze no ku bandi, ukoreshe ya kugira ngo ijambo ry'Imana rikomeze ryaguke muri twebwe. Murakoze, Imana ibahereze umugisha kubwira ijambo ry'Imana. Reka dusenge rero. Mana, turagushimye mu izina rya Yesu Kristo watubambiye ku musaraba. Uri Imana nyamana, urahambaye, urakomeye. Nongeye gusengera ubwoko bwawe, mwami wanjye n'ukuri. Ongera utwuzuza mwuka wera bundi bushasha Mana. Muri iki kinyejana abakozi bawe udusuka izindi imbaraga z'umwuka wera, abahanuzi basuka imbaraga z'umwuka wera. Wongera usuka umwuka w'ububyutse muri iki gihugu, wongera usuka imbaraga zidasanzwe mu murimo wawe, kuko Imana ishobora byose. Kandi no kwiyerekwa TV wongera usuka imbaraga z'umwuka wera, kuko Imana yambaye. Ubwo uzaza gutwara itorero uzasange turi mu mbaraga z'umwuka wera. Tubyambaje twizeye mu izina rya Yesu Kristo tubambe ku musaraba. Amen.